Mu mwaka w'1912 isi yose yamenye inkuru y'ubwato budasanzwe bwa TITANIC. Ubu bwitwaga ubwato bw'inzozi, ariko ibyabwo ntibyatinze kuko bwahise burohama bitararangira. Abantu barenga 1500 bahaburira ubuzima mu gihe gito cyane. Ibi bikaba byaratumye inkuru ya TITANIC imenyekana hose ku isi, nyuma y'uko benshi bizeraga ko idashobora kurohama, ariko nisoze n'urugendo rwayo rwa mbere. Nyuma y'imyaka rero irenga 115 yose, hari umugabo wizera ko TITANIC ikwiriye amahirwe ya kabiri. Ni Biman. Uyu mugabo afite umushinga wo kuzubaka TITANIC nshya, kandi ikazaza yifite ikoranabuhanga ritandukanye n'irya mbere. Ese uyu mugabo azabasha kugarura TITANIC nshya nk'uko abyivugira? TITANIC ya kabiri se yo izasoza urugendo isubiremo amateka TITANIC ya mbere itasoje? Ni byinshi wibaza nk'uko nanjye mbyibaza. Urakaza neza muri Biman Entertainment. Aha niho uzumva ibitandukanye n'ibyo wizeraga. Ntiwibagirwe gukanda subscribe niba utarayikanda. TITANIC ya mbere yubatswe n'Uganda RYA muri Ireland ya ruguru. Yari ndende cyane, hafi metero 269 z'umurambararo. Yari ifite uburemere burenga toni 52,000. Bwari ubwato bugizwe n'ibyumba byinshi cyane by'abantu batandukanye mu ngero zose. Harimo ibyumba byagenewe abakire, abaringaniye ndetse n'abimukira mu cyiciro cyo hasi cy'abakene. TITANIC yari ubwato bunini cyane kuko yashoboraga gutwara abarenga 3,300 harimo n'abakozi bayo. Hakurikijwe ikoranabuhanga mu bijyanye no kubaka amato ryari rigezweho icyo gihe, TITANIC yari ifite ikoranabuhanga ridasanzwe ry'ibyumba byitwa watertight compartments. Ibi byari ibyumba byubatswe ku buryo bitakwinjirwamo n'amazi. Ibi byumba rero byari bifite n'imiryango ikomeye yemereraga abakozi kuyicamo mu gihe bazenguruka muri TITANIC. Iyi miryango ikaba itari kwemerera ko amazi ayicamo ngo ahinguranye ajye mu bindi byumba. Ariko ibi ngibi siko byabaye, kuko TITANIC byarangiye irohamye byose bitewe n'ibibazo byabayemo mu gihe bayubakaga bagakora amakosa. Ibi byumba bya watertight compartments byari byubatswe ku buryo izi nkuta zabyo zitari ndende cyane. Ibi bikaba byaratumye amazi igihe yinjiraga muri TITANIC amaze kurengera ibindi byumba bisanzwe, azamuka ageraho inkuta zari zisoreje, atangira kwinjira muri bya byumba, TITANIC ihita irohama bitaruhanyije. Ibi byabaye mu gihe benshi bizeraga ko ubu bwato bukomeye cyane, ko nta kintu cyo mu nyanja cyaburohamisha. Ibi byakaba byaravuzwe n'uwari ukomeye cyane, umwe mu bubatse TITANIC, wavuze ko n'Imana ubwayo itari kubasha kuyirohamisha. Ubwato bwa TITANIC bwari buteye ku buryo ubwirinzi bwabwo bwari bugizwe n'utwato duto 20 gusa. Utu twato twashoboraga gutwara abagera ku 1,178 gusa. Nyamara mu bwato bunini bwa TITANIC harimo abantu bagera ku 2,200. Muri urwo rugendo ibyo byari amakosa akomeye, ariko amategeko y'icyo gihe yarabyemeraga. Mu ijoro ryo kuwa 14 Mata mu 1912, ahagana saa 5:40 z'igicuku, TITANIC yagonze ikibuye cy'urubura muri Atlantique y'amajyaruguru. Mu masaha 3 gusa yari imaze kurohama, yose ishiriye mu nyanja. Mu mazi yari akonje bikabije kuri dogere 2 munsi ya 0. Ubuzima bwa benshi bwarimo buhatikirira. 1,500 bose bahasize ubuzima, 700 gusa barokoka kubw'Imana. Inkuru ya TITANIC yabaye ikimenya bose ku isi yose, bituma mu 1997 James Cameron akora filime y'ibihe byose ivuga kuri ubu bwato bw'igitangaza, aho yagaragazaga urukundo rudasanzwe rwa Rosa na Jacques.
ihita ufata umwanya muri filime z'ibihe byose ziri kuri isi ya none. Iyi filime ya Titanic yahinduye isura y'ubu bwato, kuko ahenshi iyo bavuze Jacques na Rosa wumva Titanic. Benshi bakinnye kandi bakina amakarita ya Titanic batazi neza inkuru y'ibyihishe inyuma y'ubu bwato budasanzwe. Iyi filime ya Titanic yafashije mu guhindura inkuru idasanzwe y'ubu bwato, aho bwibukwa nk'ubwato bwuzuye urukundo n'amarangamutima y'urugendo rw'abakundanye. Bitewe n'ukuntu inkuru y'ubu bwato yavugishije benshi kugeza n'uyu munsi, byatumye umukire w'umuherwe Clive Palmer azana umushinga wo kubaka Titanic ya kabiri. Kubaka Titanic ya kabiri ni umushinga wagiye ukorwa mu nkokora n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu muherwe Palmer yawutangaje mu mwaka wa 2012 avuga ko agiye kubaka ubwato bushya busa nka Titanic neza neza, fotokopi ya Titanic yo mu 1912. Nyuma yo gutinda usubizwa inyuma n'ibibazo by'amafaranga ndetse na COVID-19, iri koranabuhanga Titanic ya kabiri iri kubakwamwo ririzewe cyane, dore ko ari nirigezweho muri no myaka, kandi n'amategeko ya none agenga amato arakomeye cyane, kuko buri muntu wese winjira mu bwato agomba kuba afite umwanya we muri twato duto tw'ubutabazi. Hagomba kuba hari ibyuma, amasysteme yubatswe yo kuzimya inkongi vuba, ndetse n'ibindi byuma byose na systeme zerekana amerekezo. Imishinga yose yabanjije yo mu 2015 n'ibihumbi 2018 yagiye isubizwa inyuma, bituma mu 2022 usubukurwa, hatangazwa itariki ubu bwato bwa Titanic ya kabiri buzuruzurira yo mu kwezi kwa gatandatu 2027. Bikaba byari byitezwe ko uzatangira mu 2025, ariko kugeza na n'uyu munsi nta makuru yimbitswe agaragaza ko Titanic ya kabiri iri kubakwa. Ariko igitekerezo kiracyari mu mitwe ya benshi, harimo n'uyu muherwe nyir'umushinga Clive Palmer. Benshi hirya no hino ku isi bakomeza kwibaza niba aya mateka azahinduka impamo. Titanic ya kabiri ikoga inyanja zo hirya no hino ku isi, ibyo Titanic ya mbere itabashije kugeraho. Ese urugendo iya mbere yakoze ikaharohamira nirwo iya kabiri ishobora kuzakora igahabwa ikuzo? Titanic ya kabiri itegerejwe n'abatari bake, bakeneye kureba ko iki gitangaza cy'ubwato cyakongera kugaragara mu mateka y'isi, nubwo iyubaka ritaratangira ku mugaragaro. Ahahise ha Titanic handitswe mu mafilime ndetse no mu bitabo by'inkuru, ariko ahazaza hazandikirwa mu nyanja. Reka ngushimire wowe wabanye nanjye kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Imana iragukunda, kanda subscribe ukomeze kugendana nanjye mu nkuru z'ibihe byose.